ku itariki 15 z'ukwezi kwa karindwi 2023 nibwo tugiye gushyira kuri hanze kwitwa Ashton Hall. Turebe ese ninde cyase ngiye kubereka abasore barenga batatu beza nabo barenze, babwire urenze kuri Ashton Hall nabo urenze ninde. Uyu munsi tugiye gukora ikiganiro gitandukanye n'ibindi twigeze gukora. Hari umuntu umwe wavuzwe cyane mu Rwanda no ku isi muri iyi minsi bita Ashton Hall. Benshi bamubonye ari kumwe n'akagarara basura The Ben bakora imyitozo ndetse bavuga byinshi ku Rwanda. Ariko hari ikibazo abantu benshi bibaza, ese Ashton Hall numwe mu basore bafite imibiri ikomeye kurusha abandi ku isi cyangwa hari abamurenze? Muri iyi video tugiye kureba abasore batanu bazwi cyane kubera imibiri yabo. Turebe aho Ashton Hall ahagaze, turanareba amateka ye kuva akiri umwana, urugendo rwe rwo kubaka umubiri. Turanareba ubutumwa yasigiye u Rwanda cyase yasigiye kagarara mbere yo kuva mu Rwanda, ndetse n'isomo rikomeye turi buze kwigira kuri Ashton Hall. Buri muntu wese yakwigira kuri uyu musore. Ngira ngo icyo mbasaba ni ukutinda kuri video cyase ukumva ubutumwa yasize cyase n'inama cyase amagambo nyine meza y'ubwenge yavuze, kugira ngo nyine hatagira ikigucika. Nuvuga ngo nyamuneka niba uri mushyashya kuri YouTube channel, reka ngusabe ko wadusupportinga nawe uhasanzwe. Icyo ngusaba no kureba video paka irangiye kugira ngo nawe ubuduhereze ubufasha mu sharing iyi video. Ubundi mwarakoze cyane, reka mbashimire ndetse tugeze ku 2150 subscribe. Ubwo ndashaka ko tunakomeza tukareba tukajya no ku 10 birengaho. Ndabakunda cyane. Wenda reka duhere ku mateka y'utwo Ashton Hall. Ashton Hall yavukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akiri muto yakundaga sport cyane, yakinnye football igihe yari mu mashuri, ariko nyuma aza guhitamo kwibanda ku myitozo ngororamubiri no gukora content ku mbuga nkoranyambaga. Mu ntangiriro ntabwo yari azwi cyane, yakoreraga imyitozo muri gym ntoya, akajya afata amashusho ayasangiza abantu. Hari igihe video ze zitarebwaga n'abantu benshi, ariko ntiyacitse intege. Yakomeje gukora video buri munsi, yakanguriraga abantu gukora siporo, kubaho neza no kugira discipline. Nyuma y'igihe kimwe muri video ze hari yakwirakwiye ku isi, abantu batangira kumukurikirana ari benshi, kurikiranwa n'amamiliyoni y'abantu kuri TikTok na Instagram. Ntabwo abantu bamukunda kubera umubiri gusa, bamukundira discipline agira, akanguka kare, akora imyitozo buri munsi, yita ku mirire ndetse ahora ashishikariza abantu kutigira abanyantege. Abasore batanu bazwi cyane kubera imibiri yabo, no kuvuga ngo muri video ntabwo nababwiye wenda ko abarenze, ahubwo abangaba bazwi cyane, nabo bazwi cyane nyine ku isi nk'uyu Ashton Hall. Harimo uwitwa Davis Ride, ni fitness influencer uzwi cyane. Hari uwitwa Urizi Zijira, azwi kubera fizike ye n'amarushanwa ya fitness. Hari uwitwa Chris Bumstead, uyu nawe azwi ni nyampinga wa classic physique inshuro nyinshi. Hari uwitwa Ronnie Coleman, umwe mu bodybuilder bakomeye mu mateka. Ku mwanya wa mbere turasanga uwitwa Ashton Hall. Mu rwego rw'abahanga mu gukora fitness content ku mbuga nkoranyambaga, ari mu bazwi cyane, ariko si nyampinga wa body beauty. Nituvuga nyampinga nyine ubwo mbese nyine namwe muri kosobanukirwa. Ubutumwa yasigiye kagarara n'u Rwanda, Ashton Hall yashimye urugwiro yagaragarijwe mu Rwanda. Yagaragaje ko yishimiye gahunda na kagarara, yagize uruhare mu kumutera imbaraga no kumushyigikira. Yanahuye n'abayobozi ba RDB baganira ku buryo yakomeza kumenyekanisha u Rwanda. Ese azagaruka mu Rwanda? Nta tangazo ryemeza igihe azagarukira, ariko kubera uko yashimye u Rwanda n'umubano yubatse na kagarara, abantu benshi bafite icyizere ko ashobora kongera gusura u Rwanda. Isomo rya Ashton Hall, yaravuze ngo
amagambo yavuze y'ingenzi cyangwa se isomo twamukuru yaravuze ngo intsinzi ntiza mu ijoro rimwe, ahubwo nuko kugira ngo utsinde bisaba nyine ngo uhozeho, ugire umwete, ushyire imbaraga mu byo ukora, uko byagenda kose ugeraho ugatsinda. Irya kabiri yaravuze ngo discipline irusha impano imbaraga. Buriya uko byagenda kose ntabwo nubwo waba ufite impano imeze udafite discipline, ibyo bintu urabizi ntaho byakugeza. Irya gatatu yaravuze ngo ujya utekereza kure, nyine gutekereza kure nyine ni ugutekereza ibintu bishobora kugufasha kuva aho uri kugera ahandi, kuva hano ukajya ahandi, nyine mbese namwe abantu muri kubyumva cyangwa abantu bakuru muri hano mwabyumvisha, nawe mutoya cyangwa utabisobanukiwe ubwongera ngo wumvisheho gakeya, jya utekereza kure. Irya kane buriya ngo kubaha abantu bose ni ingenzi mu buzima. Irya gatanu koresha imbuga nkoranyambaga wubaka ejo hazaza hawe. Irya gatatu ntutinye gutangira nubwo utazwi. Irya karindwi komeza gukora buri munsi nubwo nta muntu ukubona, ariko uko byagenda kose ejo cyangwa ejo bundi bizakunda, si ngombwa wenda ngo ukore kuko uri kubona abantu bari kukureba. Ashton ntabwo yaduhaye isomo ryo kubaka umubiri gusa, yaduhaye isomo ryo kubaka ubuzima. Niba ushobora guhindura akamenyero kawe buri munsi, ushobora no guhindura ejo hawe. Iyi ni video uyu munsi nabateguriye kuri The Great Nexus. Wowe ugeze kuri umuntu ndagushimiye cyane, uri umuntu w'umugabo. Tuzahure mu yindi video zigiye zitandukanye. Ndabakunda cyane, njye mwuvanye takeri ukandi subscribe nyamuneka niba uri mushyashya.